waba wifuza kubetinga ariko ukaba utazi uko wabona shwadiro cyangwa ubetinga ariko ukaba uhora uribwa, Oyebet nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions, aho buri munsi mubona shwadiro enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonoma yawe uyu munsi ihera ku 6,000 ku cyumweru cyangwa 15,000 ku kwezi. uze muri 5% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu bihumbi n'ibihumbi bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Ugurumva ibintu nakubwiraga rero. Ikibanza gihera kuri raporo turi kubona neza. Kikamanura neza hara hepfo. Urabona ku impande ya etage. Bara kuri zirantse ndi kuhareba hariya. Kigatambika kikaza kikajya kuri rupangu. Baka kikaza kugera kuri zino bloke gusubira ara hirya hose. Kikaba gishaka ngahe rero? Okay, kino kibanza rero. Bitewe n'ukuntu mbona nanjye bimeze nko kwitoragurira indege irimo n'abagenzi. Urumva? Nakubona. Ni 30 niyo make. 30 ariko se reka mubwire. 30 ndi buguhembe urumva na nyiri kibanza akaguhemba. Aho businga byaba komisioneri. Ariko rero abakira mu kize vuba namwe nuko nguko mwaba. Nese ikibanza hano ruguru ari kaburimbo. Munsi y'umuhanda ari kaburimbo. Iruhande rw'iburyo hari kaburimbo, hano iruhande rw'ibumoso ari kaburimbo. Subira mu ngo abakira bagize bati. Abakire nyine mwabonye amafaranga y'ibintu. Dukize vuba. Nacyo nyize vuba ariko mfite amafaranga yanjye. Umva rero nkubwire. Uwasanga ushakamo 15 zawe na 15 za nyiri kibanza. Ariko se ko numva uri gushaka kugura na mukire. Okay, nimba udashaka iki ngiki. Hari hano mfite ikibanza cya 40. 40 se ubwo 30 uze ndabona 40. Wakize utirukanze. Muka byaramwe kuko tutagoranye. Okay, reka nkubwiye nakugoye nanagiye kuri. Amakire yanyu mufite nangahe? 10,000,000. Gusemana yaje. Ikibanza cya 10,000,000. Ahantu honyine wakibona. Cegeranye n'irimbi ukazajya utera story n'abazimu. Urari bugasanga ngende umuzimu cyangwa nenda gupfa ngiye kubyundangira ikibanza mwirimbi. Umusojya nkubwire ngo iki. Ahandi hantu rero wabona ikibanza cya 1,000,000 izo ngizo. 10. Ndakumva. Ni nka za ngororero na ngororero so ngiye guhinga ibirayi ngewe. Nuse posi wazame amafaranga. Amafaranga rero kamubwire. Ikibanza cya 10,000,000. Patiro. Muraho. Ariko se we uri mu biki? Usona narimo ndacuruza nk'ibisanzwe. Hanyuma se wibagiwe ibintu dufite uyu munsi? Ibintu dufite harya ni ibiki? Ntago uyu munsi ufite ubukwe. Nari nibagiwe ko mfite ubukwe. Ako se ubukwe? Unese bwakura ko manza ngacuruza nkaza kujya mu bukwe n'ubundi nyuma. Hanyuma turajya mu rusengero sangaye. Wibagiwe saa 6. Wibagiwe ko padiri yaduhaye saa 6. Nisu turisangaye. Ngo ngiki? Reba nyine. Saa 5 n'igice. N'igicara w'iminota 28. Hanyuma turitegura ryari. Ibyo ngibyo Gwiki harya kwitegura. Turitegura ryari ubu urambaye. Ariko se ubukwe n'amafaranga bihuriye ko bose ndagira nkubwire ko dushaka amafaranga nanjye wabizi ko ndi umukomisiyoneri ariko uyu munsi ni umunsi w'ubukwe. Ni ibyishimo byo kwa mabukwe. Vaye tugende. Waretse nkamanza gacuza. Vaye tugende. Karo kamanza amafaranga arahari. Uyo here kuri raporo urumva gutambika arahira. Ushaka na 9,000,000. Turi kumwe. Ariko se mba nkubwire abakomisiyoneri buri bwa yamute. Karo ko kagenda gahunda na mba. Tugende gusi wanje ndishiyute. Ase wanje ndishiyute cyabana. Reba nk'ukuntu buranyutisha. Utwagira ngo nawe ufite inyungu kurusha ngewe. Bitagufite wowe bigufite inyungu ugomba kwihuta. Ako sikoro mbujije mu 9,000,000 zose nahite mu inyungu. Hanyuma se 9,000,000 n'umugore ugiye gushaka ufite agaciro ni. Isundi umugore niyo nategura uko nagutwa kuzashaka. Ahubwo warasaza. Hanyuma rero banza umenye ko uyu munsi ari uwawe twawuteguye turi kumwe upfuye. Nanjye naba mfite ibibazo. Okay. Icyambere. Nta n'imyenda mfite. Nuse ndajya mu bukwe gute nawe? Oh ya imyenda yo si ikibazo nanayizanye. Sha dore imyenda akira ambara tugende mu bukwe. Isikwaze n'ipantaro nta shati irimo. Ngo iki? Wambara no mupira nta kibazo. Ntago so ubukwe yakwima umugeni kubera wambaye umupira. Gira vuba. 9,000,000 mwana mbuze. Harimo na kurovata ubu. Kurovata iri. Dore ngiyi hano. Nise ndayambara nta shati mfite. Kiraho ntago so ubukwe yakunenga nonanga. Musuzi kuyambika bo. Oya ambara uko ushaka. Uretse giye urabona nyamba. Umurangura nawe. Gira vuba. Cha. Hanyuma si imyenda ndayishyira he? Gira vuba zana. Nuzure ishyira he? Zana ambara wowe tugende bana. Ana yanjye nimba uko kurongora bimeze nago nzongera kurukura pe. Ubukwe buragora nabwo. Ambara vuba tugende bana. Kiriya gikweto kirasa nabi ariko ntago soba uko yakunenga. Umbujije 9,000,000. 9,000,000 ntago ziruta umugore wa mugabo. Okay. Hanyuma rero tugiye gukurikiza iki reception irabera he? Uri kumbaza kandi wowe wateguye ariko wa mugabo uri umusazi. Reception harya nayiteguye mwuka byarama. Ubu wabona utibuka ko wanakuye. Harya narakuye. Ntago uri. Ubu tugiye gukurikiza iki? Tugiye reception wakigura. Ariko ndimo 9,000,000. 9,000,000 ntago ziruta urugo. Aya maherura tugende. Turaca he? Cyane. Ndusengero rumwe. Kandi pati ndagukubita.
ndagukubita basi wanjye dishika cyo ihute tugende kwanze reka mbanze nkubwire ngenda nakwiyemo ndabona wabihiyemo nkaho ari wowe warongoye ntabwo ari njye warongoye ariko njye ninjye pare wawe ubireke none ubireke bireke se kandi ubukwe twarabwemeye ariko uri umusazi usubundi tugiye muri reception reception ziri hehe ngaho kandi niwe wabiteguye reka manzere nkubwire niba utazana reception yabereye ngiye mbaye ngiye kwikura za miliyoni zanjye numara kubona uze kumamagara ngo ubone kugaruka umva rero nanjye nkubwize ukuri iyo utankira mu masezerano yuko nzakubera pare mba nkuretse ukagenda ariko none aha tugomba kujya muri reception ako se kujya mu bukwe bwanjye nabwo ni itegeko kuko wabihiyemo nk'ari ubwawe ariko menya waribagiwe ko wanakoye ibyo byo ndabyibuka ko wari hanyuma se uri mu biti twagiye muri reception ugacyura uriya mwana wa mama nyine turajya he tujye muri reception aho wayiteguye hehe nyine amaye nkare okay tugende iwawe niho biri bubere tujye iwawe ako ntari tugende urabizi neza ahubwo kariwe ahubwo se wakwema icyo kigofero ngaho unyumvire ntujye kuvanga amadosiye ingofero si gutwaye iki none se koso cyangwa se ubukwe ari bo bambara ingofero wowe urinde muri hagati yabo ngaho ninjira mu rukundo yivanamo mwiriwe ba boss mwiriwe ko ari serivisi nashaka kubasaba niba idatinda vuba vuba tubwire nyine kuko natwe urabona ko turi mu bindi gira vuba twigende hano hafi mwandangiye ahantu bacuruza amasogisi cyaterwa nayo ushaka yari amwe ya 5 apana amwe guri 1000 mfite okaziyo shamwe ya 5 ariko none ngende yaguhera 3 kubera kurana kwasa nabiho gakeya ariko ntacyo twaye nawe wajya hanyuma se kugurisha amasogisi urajya mu bukwe utambaye amasogisi ni yari bumuhereza umugore se urambwira kuri ujya imbere ya so bukwe nta masogisi wambaye reka rero wowe uze kungora umugore nuba wamukunze cyane umujyane ariko wa mugabo nta n'isano ugira wowe uragurisha amasogisi anuka nk'ikimoteri cy'induba niwe uri gushakamo 3 ariko abakene muteye mute ugeze n'Imana nyaguhereye 3 urabona amazu kwese adafurwa ubu sisanga amaze nk'umwaka aho bwishura twigende cyangwa nimero zawe kankubwire rero ngenda nakudiha nukomeze kuzana ibigambo ana amagambo se ubumvugishije nta n'isoni ashyireho na senyisa yuko yadutsindije vuba senyisa zo kuba watindije abantu senyisa ko amasogisi asa gutya urishyura umugabo cyane ntabwo wishyura wayabonye ko yaje nayibonye ngatumuka vuba sawa nyine kanigenda ubu utanza kuzandira utuye hehe ahandi sawa hanyuma ko nshimye ugurishije amasogisi urajya mu bukwe utambaye amasogisi ariko se amasogisi niyo amuhesha umugore ndagira ngo ubwire ko nari bukuhere pare nta masogisi wambaye tuza shange ni umukomisiyoneri ugira ngo se nyenda ni umuguru umwe w'amasogisi kumbe wazanye amasogisi amaye nka mambiti imiguru ibiri itandukanye yamaye nka rero amasogisi adasa ariko se amasogisi ni ari mu umugore kari cyo kintu ndi kukubaza hanyuma tugeze kwa so bukwe bakatubwira ngo dukuremo inkweto wazikuramo ntago nazikuramo ukanga umugore kubera amasogisi bamugumana da no ubundi bo banyuma umugore gukora nambaye amasogisi adasa nta kibazo reka tugende nuze tugiye muri reception nuze reception abere nyine kandi niwe wabipanze ariko rero iyo ukumbwira ngo ni njye wabipanze ngereka nkwereke mbabare ngereke mbanze cyo gukura amafaranga numara kumenya ahantu reception iri bubere umpamagare nje tugende ndagira nkubwire yuko niba utazaho iri bubere irabera iwawe tugende urabizi tugende irabera iwawe ako madamu nukuri mbwiza ukuri nk'ubu ngubu umugabo kataraza amasaha ko twumvikanye ko saa 6 ngomba kubasezeranya bikarangira none dore saa 5:40 n'ubwazo zitugira hataraza ubu ari hehe nukuri paste ihangana umugabo wanjye yakaba yahageze ariko araje wowe bahanganye dutegereze twihanganye ubu si umugabo utubahiriza amasaha ubu ku munsi w'akabarira azamenya kugatera neza cyangwa azakirirwa wenda sinzi ariko yandi umukozi w'Imana yo namabanga yanyu katwe tuyaritse ndyumva ikintu nkubwiye cyo saa 7 mfite indi gahunda yo gusezeranya abandi bantu ku rusengero ureka abangaba nasanze iwanya ahubwo ngiyewe umugabo wawe niba uri bumuhamagare simbizi ari iminota nk'ingahe ngabageze hano nukuri ni iminota mike paste ndi kubyiyumva mu kwenda kuhagera umuntu ukererwa mu by'Imana ubu ngo bazashobora gutera inda byaye ubu se nabyara zaguye igikomara ya paste zabishobora kuko twakundanye twizeranye mwakundanye mwizeranye dutegereze araza ureka mu byo wangendesheje gake akuzi ko habura iminota 30 yonyine kugira ngo reception itangire ko reception se ni ngombwa mwana ubundi barasezeranye ngiye ko ntari imari kuko biri kose ntabwo wajya mu rusengero utarasezeranye ako narasezeranye ko ntabyo nzi si ngombwa dore ngo ndakubona nagushakaga so bambwiye ngo uranga ibintu byose amaye nka wangezeho n'ingiye kibamba kibatotora kibahana cyamamare mu ndangira rwose ari imari nkeneye ko ndangira umva rero wabwawe nawe ibyo uvuga ugire vaste gato kuko atayindange nahita mpaka kandi sibyo n'ubundi rega ukuntu warangira n'umuntu si ngombwa ngo ugeje mugire vaste hanyuma serata umeze neza gira umugore umeze neza ariko arabura ikintu rwose urashaka inzu se oya dewe ushaka ikibanza oya urimo urashaka akamoto se oya yewe akagare kabara akantu gaciritse rero ko ntago nagatiza ni umurima oya yewe nta ibyo ari byo nshaka uri gushaka reka mbabwire ikintu nshaka genda shaka indaya akumaze kubona ukuntu indaya zaguriye mu gihugu uyu mugabo nawe ni indaya hanyuma se ubwo genda bazanira ikireka mu kantu kamundi indaya okay uri gushaka indaya cyane rwose ubu tuvugana nge nakiwe hanyuma se iyo ndaya twebwe turafata hangana ese tugiye kuryamana reka iyi ndaya ireshya nkironje sha mwarayibonye koko ubu wari uzi ko ngiye kuguhereza amafaranga yanjye nawe rero harya umugabo yitwa nde
umugabo wanjye wowe nigeze gusomamo ni Jean Baptiste sinimyibuka neza mbwira izina ry'umugabo wawe ni iri niwe irindi se ni iri Jean Baptiste yiri cyampaye ubuze nivuge ngo umuryango wa Jean Baptiste ndabasize Jean Baptiste irindi yitwa wowe nk'ukuri Uwimana Josiane simbizi umugabo wawe ni izina rya Karimba ndikeneye kugira ngo ndime neza navuga ngo Uwimana Josiane ku buryo bwemewe n'amategeko n'Imana ishobora byose data umusezeranyije na Jean Baptiste gusa utagira irindi zina ndabimenya yitwa nirindi ariko se abundi abantu baje gusezeranya ko ari umugabo wanjye yitwa Jean Baptiste ntacyo genda ku kazi si umurimo w'Imana se tugomba kwihanganira abantu bo mu isi harimo abantu bayobye cyane katwe dutegereje wabore wamaye telefone yanjye waretse kunesha umutwe uko mfite byinshi byo gukora amahoro amasaha aranjyanye waretse kunesha umutwe umva iyi telefone ni yanjye ubimenye ariko mana Isiraheli nuko umuntu ahura n'abantu nk'aba ngaba nk'uyu ngaje kubunda satani nk'ubu ngubu ngenda gukubita ikinanga cyatakurenga bro wamaye bita umore iki wowe iyi telefone ni yanjye ninjye wagiye kuyigurira ndabizi neza gusuka umuntu ahura n'ibirutsi mani wallahi wa kibaro wa bisuburayi watarazanyijyanire maniga ngemereza phone yanjye reka kunstressa maniga umva nago nubwo na sister na maniga nurisi mada ku minota twumvikanye warenze inga singisi 30 irenze ubu ndagumana nkuriki wowe urimo urazanira ibya screen kubera ikimana umva iyi telefone ni yanjye rero ubimenye iyi ni telefone yanjye niguriye we wariguriye wayiguza ngahe nayiguza ngahe 2020 none se waramfashije tugende iyi telefone ni yanjye urumva ako reka mbanze nkubwiza ukuri kw'Imana sister ngenge kubara rimwe kabiri gatatu uramereza phone yanjye cyangwa uri buyimereze telefone ni yanjye nayo guha gusa nabwo tugenda abantu benda kwicana koko ariko se biriya biratureba ese turi abanyarwanda ariko reka barwanye twe tujye kwirongorera ariko se ukabyara we ubu ngubu ushobora no gusanga ari gupfa ibintu birimo amafaranga hanyuma se babizi ko ushobora kuzapfusha baba batirishije ushaka kumera nk'andirimbo ngo bamwe baba barira abandi nabo baseka komeza urumva ko bavuga ngo dukomeze tugende ntabwo ari ugusubirayo okay basi wamaye umunota umwe umwana ushobora gusanga ari gupfa amafaranga umunota umwe nutinda ndahita nkomeza ariko ntabwo ari ngira uburongore tuhita dukomeza ubu nta kibazo sawa genda nakoreka tujyane Pastor ihangane ubu berega ari mu nzira ari kuza ngereka mubwire buriya mu bintu by'Imana nuko Imana idutoza kwihangana gihundo harimo abageni benshi najyana nakubita cyane nk'uyu mugabo wawe utubahiriza amasaha yo gusezerana imbere y'Imana ubu mu rugo azakumarira iki uzarwara se kujyane kwa muganga oya araje Pastor nukuri ihangana araje reka twizere Imana araje mukanya wambwiraga ngo iki agiye kuhagera twizere mwavuganye se ndavuze ngo mereza phone yanjye nayo naguha kuko ni yanjye uvuze ngo ikimana uvuze ngo iki ni telefone yanjye no mana kinuka no mukanwa kino gikobwa barabizi ibintu urimo bose mumeze neza urimo urakina mani ibintu utazi allo wararisi mani ya phone yanjye ntabwo yisi ngiye shobone naguze ka telefone gatoya ntabwo kazi mani ni gatoya kareshya nk'iki gikobwa ndi kubona ahangaha je phone nayo ifite asuzi ko ari smart none ya telefone yiguze ryari sashize iminsi ibiri je Diamond ndayitaye mu nzira ndimo nditambukira none muye n'igikobwa ahangaha wamaye telefone yanjye mani ngo telefone yawe wamaye telefone yanjye no sister ushaka kubutazi nibyo umva uzana n'uburoso ugende ubugore muri market man bwa 500 ndanamureza n'uburoso ajye banza ajye kwiborosa mwiriwe sanga urabona twabura yanga bro bite bya mande ariko wamaye phone yanjye kwanza bro wamaye phone yanjye akuzwe ushaka iki gihugu nta muntu ukubita umugore wa muntu umugore kure kurwana ariko mushaka mutabizi walaika mwereka sibyo telefone si renga ngaho humana kwizira ry'Imana urenga ngahita nkwereka none sister mereza phone yanjye none ku magazine mereza phone yanjye ureka ibintu by'incuga man deni wayigenge mbwe kumumbe maniga mereza phone bro tuza man reka kurwana ndi kwiyumvamo ko agiye kuhagera Pastor akomada wambaye byibuze ntujye tuganira gice mu ubwenge uri kwiyumvamo ko agiye kuzibase ku munsi w'uko umugabo ukamwumvamo ugagiye kuza Pastor nanjye sinzi ikibazo cyabayemo ariko ndi kwizera yuko byanga byakunda agiye kuhagera nukuri hangana mereza phone yanjye ntabwo muzana arikuye harya ni dufite ubukora mwamasije ntabwo bindeba man ntabwo bindeba mereza phone yanjye man dufite ubukwe rimwe muzere phone yanjye dore nayibatse waretse tukajya mu bukwe ariko wa mukobwa ari muzima ngiriya telefone dufite ubukwe twigira mu ariko ubu uri muzima uri kigoryi ubwo se wowe uri muzima uri muzima na n'ubuse turacyategereje ra ihangane nukuri Pastor ariko ubu mada wagiye gushaka nk'iriya mbwa y'ikigoryi imbobo idafite gahunda mu biki nukuri hanganira umugabo wanjye ariko se Pastor ni wowe uri kuvuga nabi gutyo koko Pastor avuga nabi mva nkubwira ibya Pastor wimfashe hasi nanjye reka ndi umuntu nagiye kuba Pastor nabanje kuba umuntu imbwa y'imbobo igeze amasaha itaraza gute ese wowe kutari kuzi wahageze vayo bana uri kubona
reba iyo nzu wayigezeho yihorera iyo ngiyo imaze icyumweru bayiguze urumva bashakagamo miliyoni 25 barayiguze icyo kibanza kiri ruguru kihorera icyo ngicyo bagishakagamo 15 nacyo barakiguze ahubwo reba akabanza kari munsi karano hari ikigega cy'amazi gira vuba tugende basi waberetse ugatwereka turi kugenda harya nayo mubwiye ku kabanza kari mu kigega kari ku kigega cy'amazi nako ikigega cy'amazi kimura ku kabanza aha ako ngako barimo baragashaka meshana kandi ukaguze ntago waba uhombye pe waba biteganyirije ngushaka ukishyura guma aho ngaho gato reka nza magutanga vai tujye mu bukwe ba wabaritse gatoye oya arankukisha narebe reka mbanze mbaza abantu mbonye hano mu muhanda ndaje mite nkuvugisha umva waretse ngabanza reka mbabaze narebe mbase mwiriwe ba boss mwiriwe kora akantu nshaka kubabaza saga service gatoya mukamwandangira ahantu nshaka kumundangira akantu kuntu ariko noneho mana abantu b'uyu munsi noneho barwaye indwara yo kuyobagurika ubu birasaba ko ducana amatara mu Rwanda ku manywa kugira ngo mubone aho mugana kose wavuze neza uzi ko ushobora gusanga ari harimo n'amafaranga akose mana nanjye kuko ngiye uhura n'ibibazo ngenye hanyuma se amafaranga niyo turimo cyangwa tugiye mu rata mwatse nkababaza harimo amafaranga menshi cyane mu byumva ibyo nakubwiraga reka umva hari ubwo ngiye kujyamo bw'umuntu w'inshuti yanjye twakundanye kuva kera nako umuntu w'inshuti yanjye magara kuva kera hari ubwo nshaka kujyamo rero nakuntu mwandangira no bakodesha amakoti urushaka amakoti ndashaka ikote ryo kwambara ariko se mu ikote ryanjye akira kano gatariyana uri kumuha imyenda yanjye ariko se ni ngombwa mana ngo ngere nambaye ibyo byenda byose koko turaba komisioneri umuntu agomba kugira gute kubyaza ibintu byose afite amafaranga ariko nigurishije ko ndikodesheje kambare rata kambare urabona kameze gate ahubwo na karuvati ikote se ko mbana rinini ngo iki ikote ni rinini ntushaka umuntu ugenda kwegera ubu body urabona costume ya kabody baho wana ariko naribi atari sawa karuvati nayo ndabona ari sawa nari mfite indi gahunda yo gusezeranya abandi bantu none ndayanga amafaranga muri mwe ntago muyazi Pasti hangane nukuri ari karaje nawe ibiraka ariko wimbira ngaraje ubusa ari he wibirakariramo nk'umuntu w'Imana ihangane arahageze umva nkubwire jewe kirika Imana nimanuke kaza mu isi kahita bisezeranyiza bitabaye ibyo ngibyo mbere yo kumva sezeranya ndabakubita zibanukeho nukuri mu masegonda make ihangane ngiye nutamubona binshinje ahubwo mereza n'ipantaro ngaho hase ubundi reka nkubaze uyu muntu uri gukodesha imyenda uzi turi bumukure he nayijyana saba mugano ubahe njye bundi aha nta muntu utanze urumva njye bundi ndi mu boss ucuruza harakurira boutique hariya hanyuma uko ugiye kujyamo ubwo bwahe ni umukobwa w'umukobwa w'inshuti yanjye urabera he kuri la hotel haruguru se hose umuntu wese wabaza ndogo bahita mukubwira ntago tuhazi wa mugabo witwa muri hamenya ariko njye nose turakubona gute njye no muze kuza kundeba uyu mugabo ni iminyamitwe we namuvana zana tugende we ntago uzi buri mu genda uraza kubirebera urashaka abantu gere piriya tujye mu bukwe aho bikirenge ndemo ngiye no kwita ntuzi undi amarikira ngo ihangane madamu wajana ubundi wowe witwa ihangane mu by'Imana rega tujya tunaraka ubuze amashuri uzi ibitabo mba narasomye kugira ngo njye kwiga cyangwa ujya ngo kubona nabaye pastor byarabyutse ngo mba pastor urasoma hari ahantu nanyuze nagiye mu Misiri ndambuka zamuka Yorodani inyanja yera ndasimbuka hose ndinda ubwo ngeze ku pastor Pasti hangane nanjye kuba ndahangaha ntari kumubona nago ntuje basi tubanze tumenye icyabaye ngo ni igiki oya ntacyo twagiye c'est pas possible ushaka kumbwira ko mu bukwe bwanjye nta muntu n'umwe wababujemo ariko tutabeshye ubundi wumva gari buze ndeko simfite inshuti se izi inshuti abakomisiyoneri muri yobeye ko abantu bose wakita inshuti wirwubiro yaba wabivugaga natari umukomisiyoneri hanyuma wowe se ariko njyewe ntago niba ntago niba dore n'ikimenyemenye mu bukwe bwawe nta muntu ufite ariko ngiye mu bwanjye bazaza ubizi uteze si uzanyambarira se ayo bakubwira ntabwo ari yica abantu ntabwo wongera aho yaba nawe dore waje ni pasiteri nabwo nuko wamwishyuye nawe ubundi ntabwo yari kuza ahubwo tugende aya magambo ko nzayagusubiramo mu bukwe bwawe tugende ko muri umugabo wawe n'inyeshyamba madame niko abakomisiyoneri dukora oya ahubwo ukora mu kino kigofero niko mugabo watindijwe n'iki urumva nagize akabazo hari akabanza nari nabanje kureba ko nyine nagurisha ariko ntacyo nibuze umva nkubwire amafaranga twe twumvikanye mugomba kumva ugomba kongera 50 by'ubukererwe bwawe ngo nawe uri buyatanga ariko se ninjye ugiye kurongora so watumye se nacuruza hanyuma se ninjye watumye ukererwa sindarangiza mu nyumve ndetse kandi harimo ibintu bimwe mu bintu byinshi twasimbutse tutari buvuga nk'ibintu byo kuvuga ngo muzaye ngo ibintu by'imibano myiza mu oya ibyo si ngombwa ahubwo bibaye na byiza wanataha ukadusezeranyiriza mu rugo kuri telefone nabyo ntacyo rero nambere amafaranga twayumvikanye nta kibazo kabisa twatangiye mbo amagambo ngiye kuvuga niyo mugiye gusubiramo turere kuri uwo mugabo ubunyanganiho gato ego imunyoni
ngo iki icya kibazo ni miliyoni 6 yaba make yakabeshanu na 500 umva banga ataza kubyitambikamo banga uramuzi nawe ubwa atitambika umva se Sumani Munyoni wowe sawa nacyo umva icyo nshaka kubabwira nuko kwanza ni miliyoni 5 na 500 wapi kabisa kuko banza kari ahantu heza umva iminota nk'itanu nshobora kuba mageze ntacyo ndaje rega ndaje nese ko ngize akabaza ahubwo nta kuntu wansezeranya ngarutse cyangwa ukanga musezeranye ubukwe burangira ntacyo bitwaye ngenda bikora nko kubyifuza akuse mwakwihanganye koko nimba atari miliyoni 6 ntibakivana aho ngaho oya ndesha 500 usubwo narya hiki koko uzi ko nta n'umutamiro sha banga umubwira ngo turafatana tigira ibiki sawa mva mugabo niwe ndabona uri kwihuta nanjye nihutaga ikintu ugiye gukora rero ubu ngubu ushatse n'ubundi Allo ningiye komisioneri international mpuzamahanga ndaranga ngurisha amazu ngurisha amamodoka ngurisha amamoto ngurisha ibyuma bishaje ngurisha ndanga n'abagore n'abagabo oya nari ntebeje ntago nje n'ugutebye nari ntebeje ariko nyine amazu yaba ushaka kuyubakisha cyangwa inzu ishaje gake cyangwa yubatswe vuba yaba amamodoka yaba ibibanza n'ibyuma nyine bishaje nabyo ndabiranga inzu nshyashya ndetse iyo ngiyo ndifite inzu ya 50 iyo ndifite ahantu heza oya inzu ya 50 ifite neza kuri kaburimbo urumva harimo amazi hari amakaro igipangu gikorutire gishyashya amabati mashyashya ibintu byose oya iminota 5 naba itanu aka kanya tuvugana ndi kuri moto ndaje pastor nese mwabansezeranya favuga wasoje se nasoje ariko mwanyihangane hawe iminota mike buya nta bigambo byinshi nari umva bawitonze uzi ko bijya kujya basezeranye ariko se patino umuzanire mu rugo pastor utwihanganire rwose utwihanganire uriya niko tumutunze sibyo ahubwo 50 byanjye bemeye ahubwo ndi umuntu bumeze ibihumbi 50 reka njye kuyafata ubonye ibyo nakubwira bosha yakoze imana igira amahoro ubu komisiyoneri nta kintu kigira amafaranga ari amafaranga yo ubonye ngo isaha imwe tutadukura amafaranga ageze muri miliyoni ngende kubasha mpabwa n'uwiteka weshe amafaranga umugabo uno mugore ari kumereza kuko byari 50 uremera kubimereza ngahita ndaguha ibihumbi 5 uyu mugore mutwikuru babaye wawe ndareba cyangwa ndarota